atandukanye n'izo nsanga zindi mba numva ushaka kuvuga n'ibiki cyose. Singuhamagaye ndi kumwe na Debeni wanga kwitaba kandi aragiye kuguha amafaranga. Byihoresha aho byihorere. Nukuri kw'Imana turaguhamagaye. Njyewe uwo muhungu duheruka kuvugana nawe very soon. Ariko so wazamubwira kama amafaranga. Namubwiye ati reka mubwire Debeni. Kasuka arangoye. Kasuka arangoye mba nimo ndatwika ngutwikira amagi kuvuga akantu keza ndi kumwe na Kasuku kandi live nishora kurebwa Kasuka atariho. Urumva? Ati rero ntegereza Kasuku nkagigira abantu. Ati nkatangira kukuvuga neza gutya manyitangira kukuvuga gutya agahita kwita inzanga. Nkamubwira ati ndakwinginze fata miliyoni imwe uyimpere Kasuku. Arayifite se? Arayifite. Yayikuye. Muri Uganda bamuhaye. Byihorere nsaba kuberereka ahubwo. Nsaba kuberereka. Urumva rero ayitarambira ati ati nukuri kw'Imana ibyo bintu uvuze reka mbikora kakanya twita tuguhamagara. Nahise nguhamagara wabibonye njiramo. Nahise nguhamagara wanga gufata telefone. Nsaba kuberereka. Oya je. Beni agiye kuza muri Amerika. Nyeze njye muri Amerika nicyo kibazo riganukiri. Okay, ariko uzagenda muri Rwanda Convention. Ntago ndabona tike. Azayigura. Umva. Data we babikomeye cyane nsaba kuberereka. Mberereke nyine nawe ubonye. Reka rero nkwereke Bruce Melody ariko se wajyumera uretse gato wajyumera nka Godfather ugasa nk'uhamagara ku murongo wa telefone ugahita uvuga ati reka bino bintu bibera imbere y'abantu mpamagare ku murongo wa telefone. Mfite telefone mwari kufite indi telefone muhamagare wowe. Byihorere nta nimero y'inyigira. Muhamagara kakanya natakwitaba nta nimero y'inyigira. Reka nyiguhe. Ndumva nta nimero y'inyigira nta nimero nshaka gutunga rugumva abo bantu bawe rwose jyumba barije. Iyo yandirimbo yaba abana mani wayikoze kukayirangiza. Irihe? Mani yandirimbo yirangiza barimo barayishaka cyane. Uwo wa mugabo mubana? Ni wa mugabo tubana. Uwo wa mugabo mubana? Kasuku Media. Salama. Bikwaye. Fresh. Umusaza tugende gufungura nka Chilera. Yaniletea chakula mimi sijakwenda pale. None se ukumbuke. Uwo murundi ntuzamutera indado. Ya cyahe. Mani kandi abantu batangiye kuvuga ku mani ngo tufurenda na je nawe. Wose ntagira ha mucoma. Ntabwo abantu bakibavuga ngo noneho Fizo ko agiye kuza nawe tuzomwenda. Nutubonana na Big Farious uzahita uvuga ko na Big Fizo. Ariko Big Fizo ni inzererezi buriya muzacunga neza ubuntu bw'ubusharisheri Big Fizo ariba. Abarundi ndabinyize aya magambo muyakate mugende muya posting kuri Facebook Kasuku ko yavuze mumera ibye. Oya Big Fizo ariba bro uzabaza abantu mukarondera hana kavuze uzabaza kuri Facebook bro uzabaza abantu bo muri Amerika no Big Fizo singiye kuvuga state kugira ngo ntamuteranye n'abavandimwe. Big Fizo hano ari tu ukuntu byagenze dusharije rero dupakiye utuntu tw'udutelefone n'udukiye ahita yimanukira Bujumbura. Icyo nemeye uze kufungura intambara kuri nde buguriye intambara n'uburundi bwose kandi rero kamubwire wari none Fizo buretse gato Fizo se ni satubi Fizo rega mu Burundi ntagakunzwe. Ninde ukunzwe? Chris Brown w'u Burundi ni cyagikuri cyanjye bita urarimbye ntuza Tampolice. Ngo Chris Brown w'u Burundi ninde? Uramwana wararimbye Tampolice.
bamwitende ni uwuhe witendera umwana w'igitapolisi bamwitende nawe nzi nawe tuzi uwo Chris Brown nawe tuzi bamwita Dramati uriya ni Chris Brown w'Uburundi bro tubabarire uriya ni Chris Brown w'Uburundi icyo ukoze noneho dore ngo urataka jihadi ngo wigize umuntu ngo wataka abantu ngo jihadi wamushoboye intambara ya mugani igiye kukubera kabuye mu inkweto my friend oya shabyihorera ibya nanjye navuze ku kigoryi cya Satibi kira kigoryi cya Satibi nakivuzeho naravuze ko ari oya kuri Satibi wararengereye Dumba kuri Satibi wararengereye kabisa navuze ikirofa cya Satibi ewana abana bankuriye indirimbo yose oya kuri Satibi wararengereye pe Satibi ni igikoko birenze ibikenewe icyo wenda Satibi ushobora kuba wenda wamuziriza ubukene bwe nabyumva ni umukene pe Satibi ntabwo ari umukene gusa oya nukuba ni umukene ko Satibi ararenze bro watinya ko Satibi dore ubukene bwa Satibi ko bumeze Satibi buri wo muntu wa mbere ufite umugore mwiza hariya muri showbiz y'u Burundi inde Satibi witwa umugore we munyibutse izina ry'umugore wa Satibi ariko bahura batandukana basubirana kubera buri uko Satibi abonye amafaranga agahita noneho umukobwa agahita abimenya agahita agaruka bakabanza bakayarya iyo ashize agasubirayo nuko bameze gutya n'umugore we kubera ubukene bwa Satibi ariko Satibi ariko umukene na gusa uretse nkwereke ukuntu abantu bamwe baba banagendera mu kigare bamwita Bernice abantu bamwe bagendera mu kigare ahangaha ndagira ngo ngewe mbone abafana ahangaha bande ba Satibi abafana ba Satibi mukande uturiro abafana ba Big Fizzo muvuge ngo Big Fizzo abafana ba Big Fizzo ufite abafana ba Big Fizzo w'igisambo barongereho w'igisambo nta kibazo ni aba Big Fizzo w'igisambo nta kibazo Big Fizzo yiba abafana ba Big Fizzo w'igisambo ndashaka mwese muvuga ati Big Fizzo mugani Big Fizzo yiba amasharijeri Big Farious hejuru Big Fizzo yiba amasharijeri bro Fizzo nguwo Big Fizzo hejuru Big Fizzo nawe vuga cyase vuga ari amabyi yawe oya kuri Satibi abakunda Satibi boretse baza murukumva abakunda umufana wa Big Fizzo n'uwa Satibi uwo wandika Satibi n'undi wandika vuga turicyagurira ninde ufite abafana yes abafana ba Satibi ndabasabiye wowe niba ukunda Satibi vuga Satibi nje n'ukunda Big Fizzo vuga Big Fizzo we just kwiza ariko ikibazo urimo uravuga ngo Big Fizzo gusa vuga Big Farious w'igisambo we andika hasi ngo Big Fizzo w'igisambo nushaka kuvuga ngo genda umufana wa Big Fizzo w'igisambo ukiba amasharijeri ibyo ushaka kubivuga ariko wandike kuri umufana wa Big Fizzo yewe rwose Fizzo nguwo abahungu banjye Burundi kwa Satibi urumva direct baba bazi icyo gukora ibyo mubwira uzi ko Satibi ari we yibye telefoni ya Bell uzabaze genda icyo gihe bari basubiranye na Nuza bari basubiranye na Bernice aya Satibi wamushinja ibindi ariko voice nziza umwana arayifite ariko Satibi afite isura iri mu mwera shawo oya byihoreje ibyo si uburwayi bwawe bwo muvandimwe w'igisambo ahubwo reka nkubwire umwana w'i Burundi umuhungu witwa Double J once again Double J ni mayibobo ni ingegera urumva ni ingegera byihoreje ari nk'abantu ngiye ushobora kuvuga nkavuga ati Dumba warasaze hari nk'aba Double J nk'abantu bitwa ngo bakiriku mamo nari ingegera baramamo nari ingegera ariko rero karaga peti kandi ibyo tampolise ka Dramati naga peti gafite indero naga peti kazi ibyo gakora naga peti mbese ubona gafite akazotse ba Dramati Dramati mbaza ngo Dramati niki umukundira
ino minsi icyo mukundira hari ukuntu kaje kavuga cyane kavuga ubugambo bwinshi tuhita tugaca twabwira tugo ubugambo bari kukubwira ngo Double J ni umusinzi. Double J n'ikindi kiri aho ngaho cy'igisinzi bro. Barakubwira ngo Dramati niwe wa mbere bro. Oya Double J erega Double J JJ Double J guys andika Double J cyangwa Dramati kuri Dramati ho ni ibindi Dramati ndamwemera sigaye mwemera muri no minsi ariko ntago ashobora gufata umwanya wa Double J genda gake nza kujyana ni Champs-Élysées ariko agaswera ratagasigaye ofete icyo arusha Double J Dramati ni consistency ahora sohora ibintu ni ikibobo nyine. Oya wabonye Samusure se ibiceri byaje kuboneka. Samusure aracyari aho ngaho ubuzima bwaranze ibiceri byaraje kuboneka nyine byaranze Samusure